Yesu yaravuze ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Kugera uyu munsi sinzi niba mushobora kumvira ijambo mvuze, abasaruzi baracari bake. Isi tuwe na miliyari 8, abantu bamaze kumva izina rya Yesu byibuze rimwe mu matwi yabo ni miliyari 2. Turacafite ku isi miliyari 6 batarumva izina rya Yesu habe n'umunsi umwe. Nta kuntu twabasanga muri telefone mw'abantu mwize IT n'ibindi, nta kintu mwadufasha ngo tubasangeyo barare bumvisha ijambo ry'Imana. Aho kujya hambere rero ni muri telefone zabo, buri wese ashoboye gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bwiza. Yesu ashimwe cyane. Muraho mwese. Imana ishimwe ko iduhaye umugisha wo kuba imbere yayo muri iki giterane. Ntekereza ko tumaze kumva ibyiza byinshi kandi turakomeza no kumva ibindi byinshi Imana yaduteguriye. Nagira ngo dusome Matayo 28 umurongo wa 19 kugeza kuri 20. Matayo 28 umurongo wa 19 kugeza kuri 20. Aravuga ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Topic yacu iravuga ngo tugende tubashake, tubazane, tubatoze, tubatume. Izite eshanu ni ingenzi cyane ko buri mukristo wese azimenya. Hanyuma iyo bavuze ngo tugende tubashake, byerekana umurimo ukogwa mu bumwe cyangwa se mu bufatanye. Kuzana abantu kuri Kristo ni igikorwa c'abizera bose, nta nubwo ari abashumba bonyene, ni igikorwa c'abantu bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Imana ifite inyota y'abantu bayikorera. Icyambere nuko ari cyo twaremewe. Icyo twaremewe dukwiye kuba tugikora neza. Mbibutse ko icyo waremewe ari naco uzabazwa. Ibindi byose tumarira mu mwanya munini ni byiza, ariko umuntu umwe yaravuze ngo impamba y'urugendo ntibibagize intego y'urugendo. Akazi dukora, abana tuzabyara, amazu tuzubaka, ibintu umutungo wose tuzagira, ni impamba Imana iduha kugira ngo dukore icyo twaremewe. Iyo twitiranyije tukamara umwanya munini mu kwita ku mpamba, hari umugabo umwe ngo yakundaga ibiryo, bamwohereza muri misiyo y'akazi, ageze mu ndege bamuha ibiryo, noneho bukeye inama igiye gutangira, mu gitondo bafata ibiryo, na saa 6 ibiryo, na saa 9 na nijoro. Noneho agarutse bamubaza raporo, bamubaza uko urugendo rwagenze. Avuga ati twabaye tugitangira inama baduha ibiryo, na saa 6 turongera turajya. None birangira inama yose ibaye, raporo y'urugendo yose ibaye ibiryo. Yani ashobora kuba yarafite ikirarane c'inzara. Birashoboka ko abantu benshi batazi niki naremewe gukora. Kimwe mu byo twaremewe ni ugukorera Imana. Yesu yaravuze ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Kugera uyu munsi sinzi niba mushobora kumvira ijambo mvuze, abasaruzi baracari bake. Isi tuwe na miliyari 8, abantu bamaze kumva izina rya Yesu byibuze rimwe mu matwi yabo ni miliyari 2. Turacafite ku isi miliyari 6 batarumva izina rya Yesu habe n'umunsi umwe. Baracasenga imana za gakondo, baracatamba ibitambo by'abantu, ntaco bazi ku izina rya Yesu. Ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Hanyuma
Yesaya igihe Imana yamwiyereka asanze ubwiza bw'Imana bwuzuye urusengero, Imana yari ifite ikibazo ivuga ngo ndatuma nde, na n'uyu munsi iracagifite. Murabizi ko Yesu ari we misiyoneri wa mbere yavuye mu ijuru akaza mu isi. Twebwe nta n'ubwidutuma ku ntera ingana icyo, ishobora kugutuma mu bo mubana, mu bo mwigana hariya hafi. Bibiliya igizwe n'amagambo abiri makuru, igizwe n'itegeko rikuru n'inshingano nkuru. Itegeko rikuru ni ugukundisha Imana umutima wose n'ubwenge n'imbaraga, hanyuma inshingano nkuru ni ukujyana ubutumwa bwiza. Nkiraha nagira mbabwire ko ibinge bimbabaza buri munsi, kubera ko amatorero dufite mu Rwanda nka 60% yose yabyawe n'abamisiyoneri. Hanyuma ikibabaje nuko twabyawe n'abamisiyoneri ntitwohereza abamisiyoneri. Nakijwe mfite imyaka 10, ku myaka 13 bantangaho kimwe mu 10 mpitaniye mu kibacu njya kubana n'abamisiyoneri. Nabayeho ubuzima dutangira amatorero munsi y'igiti. Twabona nk'abakristo 30 tukimuka tukajya mu kandi karere tugatangira munsi y'igiti. Iyo mbonye abantu bari mu rusengero ubona batazi neza icyo batumwe, badafite umutima wo kuzana abandi kuri Yesu, nibaza niba tuzi icyo Yesu yakoze ku musaraba. Uyu munsi ndashaka kwifashisha urugero rw'abantu babiri twese tuzi, ni Paulo na Timoteyo, mu murimo wo kugenda gutoza, kuzana abantu no kubohereza. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo ibice 4 umurongo wa 1 n'uwa 2 haravuga ngo ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Paulo yasanze Timoteyo Irustira ni muri Turikiya y'uyu munsi. Hanyuma se wa Timoteyo yari umugiriki, nyina akaba umuyahudikazi w'umukristo, ariko yari umuyahudikazi w'umukristo. Yigishijwe inzira y'Imana kuva akiri umwana, kubera ko no mu rugo rwabo aho yavukiye bari abakristo. Nagira ngo turebere hamwe ibyo twakwigira kuri Paulo na Timoteyo mu murimo wo kugenda no kuzana abandi kuri Kristo. Paulo mu rugendo rwe rw'ivugabutumwa yabyaye Timoteyo amubyaza ubutumwa bwiza. Nagira mbabwire ko uko wavutse bigena, ndavuga uko wavutse, uko wakiriye Kristo mwami n'umukiza, cyangwa se uko winjiye muri Kristo, nibyo bigena identite yawe muri Kristo no mu rugendo rwawe rw'agakiza. Nagira ngo mbaze abantu duhuriye hano, papa wawe mu mwuka ninde yakubyaje ubutumwa bwiza? Winjiye mu itorero cyangwa winjiye muri Kristo cyangwa winjiye mu itorero? Ndavuga itorero nyene nk'iri ry'ima tureba. Wahindutse kuba umwana w'Imana cyangwa wahindutse kuba umuyoboke? Nico kibazo kihari. Twahinduye abantu kuba abayoboke kuruta kubahindura kuba abana b'Imana. Hanyuma dukora ikosa ryo kutabatoza. Kwizera kwa Timoteyo gufite inkomoko mu gisekuru. Kimwe mu nshingano dufite nk'ababyeyi ni ugutoza abana bacu kubaha Imana cyangwa se inzira y'Imana. Muri minisitiri yacu dufite ihuriro ry'abana b'abapasiteri bageze hafi nko kuri 800. Muri abo bana b'abapasiteri 800 nigeze kubabaza ikibazo kimwe. Ndababaza, twakoze conference yabo, ndababaza muri mwe hari umuntu yemera kuzaba pasiteri? Bose barampakanira. Umukobwa umwe niwe yambwiye ngo ndongowe n'umuhungu n'umupasiteri ngo napfa kwemera. Umwe wenyine. Noneho mbabaza impamvu, ntabwo nshaka kuzivugira hano. Icyo nagira ngo mbabwire,
dukwiye gutoza abana bacu kubaha Imana, kandi si abapasiteri gusa, n'abizera bose. Umushumba umwe yaravuze ngo Imana ntigira abuzukuru, igira abana buri wese agomba kwivukira. Tugomba kuberera imbuto no kubasengera no kubatoza, hanyuma amahitamo yabo bakazahitamwo bakurikije ibyo bumvishe. Kwizera kwa Timoteyo abikomora kuri nyina na nyirakuru. Ikindi, dukwiye gusengera abazadukomokaho byibuze nko ku bisekuru 4, ugahakikisha ko wabasengeye ku kigero gihagije, kubera ko iyo utamusengeye bizamugora guhitamo neza, kubera ko hari umumama umwe yambwiye ko igihe yabyaye abana benshi, ariko igihe kimwe atwite yagiye kureba umumisiyoneri wo ku rusengero iwabo. Uwo mumisiyoneri arambika ibiganza ku nda, amara nk'amasaha 3 amusengera. Mu bana benshi afite, uwo mwana niwe ufite umugisha mwinshi, niwe umeze neza kuruta abandi bana bose, kubera ko yarasengewe. Hanyuma igihe Timoteyo yarakijijwe, Paulo yaramureze, yafashe igihe cyo kumurera mu mwuka no kumutoza. Iyo tuvuze gutoza, ni ukwemerera utoza akinjira mu buzima bwawe bwose, akiga intege nke n'imbaraga zawe, uko uhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima ubaho bwa buri munsi. Hanyuma ikibabaje rero, nimvuga itorero ntimwumvire ijyanyu, mwumve umubiri wa Kristo muri rusange. Bamwe mu bakagombye kuba abatoza bahisemo kudatoza. Reka mbaho urugero. Umwana umwe yasamwe mu buryo budateganyijwe, aravuka, mama we aramurera. Igihe amaze kuba umwangavu, mama we ajya gushaka. Bombi bageze aho barakizwa, ari umwana na mama we. Hanyuma ajya gushaka, ashatse agira ibyago. Uwo mwana, umugabo wa mama we amufata ku ngufu, ahita ajya gushaka umushumba kugira ngo amubwire ibyago yagize. Hashira amezi 6 ataramubona. Nyene hari abantu kumubona bisaba amezi angana gutyo. Gutoza ntabwo watoza umuntu amara amezi 6 atarakubona. Icyabaye ni iki rero? Aha muboneye bigoye, yaramubajije ngo uranshakira iki? Gira vuba ndihuta. Bakubwiye ngo abarihuta wakora iki? Yahise ahera ku cyaha cyangwa se ku gikomeye kuruta ibindi, amubwira ko bamufashe ku ngufu. Ahita aramubwira ngo aho twahereye tubigisha nta n'isoni, muracakora ibintu bisa bityo. Umwana ararira, avuye aho ahita ajya kwiyahura, kuko niyo mahitamo ya nyuma yari afite. Nagira ngo mbwire abantu bose twahuriye hano, nta muntu n'umwe adakeneye urutugu aririraho. Na pasiteri akeneye pasiteri we, n'umukansara nawe akeneye undi mukansara umufasha. Nta muntu n'umwe yabaho adafite umujyanama, adafite uwumufasha mu rugendo rw'agakiza. Numva nshaka kukubaza, pasiteri wawe ninde? Ninde muntu ugutoza mu rugendo rw'agakiza? Kwinjira hano ku cyumweru ugataha ntabwo bizakugira umuntu w'umwigishwa wa Kristo. Bishobora kuguhindura gusa umuyoboke, ariko ntibyaguhindura umuntu uzavamwo ubyara abandi. Tugende tubashake, tubazane, tubatoze, hanyuma tubatume. Nagira ngo dufatanye gutekereza, pasiteri wawe ninde? Ninde muntu ugufasha mu rugendo rw'agakiza? Ninde muntu ugutoza? Kimwe mu bibazo dufite mu matorero ya Gikristo ni ingaruka zo kwirera. Reka ntange urugero. Umuntu ahimba akaririmbo kamwe kataramenyekana n'u Rwanda rwose, agahita yigira umusitari muri Kristo Yesu. Wamutumira ntumubone, cyangwa se akubwira turabanza ushire amafaranga angana gutya kuri konti. Izo ni ingaruka zo kwirera. Umuntu ajya gusengera hahandi musengera mu byumba ahantu runaka,
akivuga ari gusa, ubwo n'ururimi ataza agakurikiraho agahita yigira umuhanuzi mpuzamahanga. Izo ni ingaruka zo kwirera. Iyo urebye ibintu byuzuye kuri YouTube, naza kubigarukaho, birimo ingaruka mbi nyinshi zo kwirera. Umunsi umwe ku Muhima nigeze guhura n'umwana w'umukobwa ariho ararira, arambwira ngo pastor nguriza 50,000. Ndamubaza yiki, arambwira ngo nahuye n'umuhanuzi, arambwira ngo mfite inzingo 5 sinzigera nshaka, kandi buri ruzingo arunkuriraho 10,000. Ndamubaza mu buzima wigeze utura mu rusengero angana iki? Baravuga ngo hoya ntayo ndatura. Nambwa ntayo nguhaye, genda ugire gushaka Kristo azakubohora, ariko ibindi wahuye nabyo n'abateka mutwe. Ndabizi neza ko yo mudatura mu rusengero, muyatura hahandi. Ariko hari ahantu ntabwo nahakwizeza, nikaye yuzuye amasezerano ufite hazasohora nka 20%, ibindi babiguhanuriye ko hayicaye cy'amata yenda, cyangwa se babikubiye kuko bakwikundira, ushobora gusanga bitari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Naho ndavuga ko kwirera bigira ingaruka mbi nyinshi. Nabaye pasiteri 2007, ahantu henshi nayoboye nagiye mbona abantu benshi bakijijwe bakabura ubarera, ukuntu bashobora gupfa ibintu bitari nk'ikisa, bagapfa nko kuba perezida wa korale, bagapfa ibintu ubona batakagombye kuba bapfa kubera ingaruka zo kwirera. Ninde ukwiriye kurera abandi mu rugendo rw'agakiza? Ninde ukwiriye kurera abandi mu rugendo rw'agakiza? Reka nshaka muvugeho ibintu bike nka 7. Icya mbere, akwiye kuba ari umuntu ukijijwe. Icya kabiri, akwiye kuba ari umuntu ufite ubuhamya bwiza. Icya gatatu, agomba kuba azi ijambo ry'Imana, ahuza ibyo avuga n'ibyo akora, kandi abifitiye ubushobozi. Hanyuma icya kane, akwiriye kuba umuntu ugira ibanga. Nageze mu Rwanda nsanga abantu ntibatura, none ndabaza kubera ko mutatura ibyaha, ngo abo twaturiye barabivuze. Yewe ntekereza ko mwashatse abantu batari imva, abantu batabika ibanga, kubera ko kwatura biri ngombwa, ahubwo waturira nde? Uwo muntu akwiriye kuba ari umuntu ugira ibanga, kuko hirya yo kwatura ubuzima burakomeza kandi bitagiye ku gasozi. Ikindi, akwiye kuba ari umuntu ugufitiye umwanya. Muri minisitiri imwe, ntashaka kuvuga izina, umuntu umwe yahamagaye mugenzi we, amuhamagara inshuro 9 aramubura, ahita amwandikira message, aramubwira ngo nakubuze, icyo ngiye gukora kizatuma ubonera abandi umwanya. Ahita yiyahura. Kubera ko nyene itagira umuntu ugufitiye umwanya mu rugendo rw'agakiza biragorana. Ikindi, ni umuntu yagendana nawe urugendo rwo gukura. Umuntu yagufata ukuboko mu rugendo rwo gukura kandi atagucira urubanza, kuko umwana iyo atangira gukambakamba ntabwo ahita bishobora ako kanya. Igihe barimo kudukinira bari abana, numvisha akantu kanejeje. Mu ijwi ryariho riravuga, yavuze ngo dukizwa mu buryo 3. Twarakijijwe igihe twatsindishirizwa, turakizwa mu rugendo rwo guhinduka ku ngeso, tuzakizwa twambura umubiri. Hari ibintu 2 nzi gukira bitari buto bakandaho. Icya mbere ni ingeso. Umurimbyi yarimbye ngo ingeso za wa mubi zihora zishaka kubyuka, uzirimbure uzice pe, mpore nihariwe n'ibya Yesu. Ufite umuntu ugufata ukuboko mu rugendo rwo guhinduka ku ngeso, atagucira urubanza. Icya kabiri, gikira bitinze n'ibikomere. Ntabwo ari ijoro rimwe, ntabwo wakomereka imyaka 30 ngo ukire ijoro rimwe. Yego birashoboka kubw'igitangaza, ariko ubundi gukira ni urugendo. Hanyuma icyanyuma ni umuntu wasangiza amarangamutima yawe. Uwo ni umuntu ukwiriye kukurera. Noneho rero,
kubera ashaka ikibazo cyo kwirera, usanga gurupe y'abantu 10 bafite uwo bita dadi n'uwo bita mami, kandi wazajya gusanga ugasanga n'uwo muntu koko ntakwije ibi byose kugira ngo abe yabafasha mu rugendo rwo gukura mu gakiza. Hanyuma nagira ngo mvuge ikindi kuri Timoteyo. Yari umuntu ufite indangagaciro, ufite imbuto, yari umuntu ufite indangagaciro kandi afite imbuto. Icyambere bamuvugaho umutima, bamuvugaho umutima, yari afite umutima. Abafilipi 2:19 haravuga ngo niringiye mu mwami Yesu kuzabatumaho Timoteyo vuba, kugira ngo nanjye nshitse umutima hamwe maze kumenya ibyanyu, simfite undi duhuje umutima nkawe uzita ku byanyu by'ukuri. Bamushimiye umutima. Come on, murebe hano mbabwire. Buriya Dawidi na Sawuli, mbabwije ukuri, Dawidi yari umunyamanyanga kuruta Sawuli. Ahubwo ikintu kibatandukanya wari umutima. Sawuli yari afite umutima ukomeye nk'ibuye, hanyuma Dawidi akagira umutima umenetse wihana. Hari ubwo yakora amafuti, agakora amafuti, Dawidi niwe mvuga. Imana ikamubwira ati Dawidi nta soni, agahita abwira Imana ngo niba ibyo nakoze biruta imbabazi zawe ndabyemeye inyici. Hanyuma undi munsi Imana ikamubwira ngo nguhitishijemo ibihano 3 hitamwo kimwe, akavuga ati nta na kimwe mpisemo kugwa mu maboko yawe. Undi munsi akongera agakora amafuti, akabwira Imana terega mu byaha niho mama yambyariye, n'ubundi nagerageza ukurikije ukomeza. Undi munsi akongera agakora amafuti, akabwira Imana terega nk'uko umwana yigwandika kuri nyina niko nkwigwandika urantwariye. Bigirahira avuga ngo mbonye umuntu ameze nk'uko umutima wanjye ushaka. Bashumba, nimubona abakristo bagira umutima wo kwihana agato na kanini, muzamenye ko ari ubujura. Ariko nubona abantu badafite umutima wo kwihana, muzamenye ko imitima ikomeye. Muzongere musenge. Timoteyo ikintu Imana yamushimiye cyambere ni umutima. Icya kabiri ni urukundo. Niba hari krizi hari mu bizera ni urukundo. Urukundo rwa benshi ruzakonja, abantu bazaba bikunda badakunda babo. Wakoze neza ariko mfite ico nkugaya, nuko waretse urukundo rwa mbere. Reka mbivuge mu magambo mwakumva. Nta mushumba yigeze atanga itangazo ryo kudakundana, ariko biratangaje ukuntu umukira akora ubukwe twese tukaba duhari, umukene yabukora tukababura. Iryo tangazo ntawe yigeze aritanga. Murakoze cyane. Habaye iki? Umukiri iyo yabyaye twese turamuhemba, umukene iyo yabyaye arihemba. Ninde yatanze iryo tangazo? Nawe. Ni urukundo rwakonje. Nagira mbabwire ko isi ifite ibintu byose ariko itagira urukundo. Ahantu hamwe abantu bakwiye guhungira bakaza gushaka icisi idafite ni mu itorero. Bamushimiye urukundo. Ikindi ni umutima uboneye. Matayo 5:6 hahirwa abantu bafite imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Tugomba kugaruka kuri holiness, sainteté. Tugomba kugaruka ku kugira umutima uboneye. Ikindi bamushimiye kwizera. Ndavuga Timoteyo, izi ni indangagaciro ze. Bamushimiye kwizera. Dufite urubyiruko bagira kwizera guhindagurika. Umukobwa umwe yaransanze arambwira ngo pastor, ngo mwemere ngo cyangwa ndeke. Ndamaze indese habaye iki? Arambwira ati nyene nabonye umusore, mwemere cyangwa ndeke. Ndamaze ntabwo ndabyumva kugira ubu ufite ikihe kibazo. Urumva ngo afite amafaranga. Asa nka yarafite mw'igihungu ukuntu. Ndamaze byibuze uramuzi. Aravuga ngo hoya ngo twamenyaniye kuri Facebook. Finale manaje gusanga uwo musore ari umusiramu kandi agiye gutwara umukobwa w'umukristo. Kuki dufite kwizera kutagira umusimamo, kwizera guhindagurika. Timoteyo yari afite kwizera gufite imizi, kwizera gukomeye kutanyeganyezwa n'ibibonetse byose. Hanyuma
ikindi bamushimiye ni umwete. Nagira ngo mbabwire ko kure tuzagera mu gakiza biterwa n'umwete tubishaka. Dufite abantu bafite umwete muke we. Nakijijwe mu minsi ishize muri 86. 86 nkizwa, twari dufite umwete wo kubwiriza abatarabona Yesu. Twiruka mu misozi tuzana abantu kuri Yesu. Ndibuka ko nabaga mu giturage. Iyo nabwiriza umuntu akanga gukizwa nahita njya kumuhingira. Ndashimira Imana abantu bose nahingiye barakijijwe. Umunezero wanjye nukubona umuntu mushasha ahindutse. Nico kintu kinezeza ku isi. None mufite smartphone. Kuri stati yanyu mu posting iki giterane gishobora kuba kigiye kurangira utarashizeho na affiche. Ufite inshuti 5,000 kuri Facebook. Niki uposting? Ndi kumwe n'abajene benshi, reka nkoresha imvugo yo mu muhanda. Mwabajene mwe nagira ngo mbarabure. Ibihugu biteye imbere ntabwo bakoresha umuntu ikizamini cyanditse, ariko ntabwo bagikoresha umuntu interview. Ahubwo bahita bajya gusura imbuga nkoranyambaga zawe, bakareba ibyo postinga, bakamenya icyizere bakugirira uko kingana. Nanjye hari abakristo ndebe ibintu bapostinga nkabona tukwiye kubavuza. Ikindi bamushimira ni ukwihangana. Ikindi nababwira, Timoteyo yarazi impano ye, cyangwa se ndinde muri Kristo Yesu. Rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo ibice 4:14 haravuga ngo ntukirengagize impano ikurimwo iyo waheshejwe n'ibyahanuwe ubwo warambikaho ibiganza by'abakuru. Nagira mbabwire ko impamvu tugongana mu murimo w'Imana no kudakorera mu mpano zacu. Hari ibibazo bike muri byinshi nahisemwo kubaganiriza buri mukristo wese akwiye kumenya gusubiza. Icya mbere, ndinde muri Kristo Yesu. Naremewe gukora iki muri iyi si? Umuhamagaro wanjye ni uwuhe? Impano zanjye ni izihe? Uruhande mfite mw'imbaraga ni uruhe? Kuko abantu bamara umwanya munini aho bafite intege nke. Intege nke barazikubwiye aho uvuka naho wize nabo mukorana, aho gukwiye kwibaza nta ruhande mfite mw'imbaraga nateza imbere nkabona gukora ibyiza. Inzitizi mfite mu buzima ni izihe? Ni bande bafatanya bikogwa Imana yashize mu buzima bwanjye? Nihe nkwiriye gukorera ico natumwe mu isi? Muzi ko abantu baje bagasanga korari ariyo nini mu rusengero, bagahita bahinira bugufi, akaba muri korari adakora ico yaremewe. Ikindi, ukwiye kumenya gukoresha impano ariko ntiwibagirwe imbuto, kuko abantu benshi bafite impano ariko iyo bashatseho imbuto urazibura. Ikindi, dukwiye kugumana ubusabane n'Imana. Abantu babaye deconnected ku Mana, ntibagisabana nayo, bakora ku giti cyabo. Niyo mpamvu twubaka amazina yacu aho kubaka irya Yesu. Reka mbabaza, Yesu hashize imyaka 2000 izina rye, amavi yose apfukama, indimi zose zihamya ko Kristo ari Uwiteka. Ubwo nkwiriye kugerekaho irya Desire nzaryubaka rigerehe kw'iryo dukorera ryamamaye. Bavyita kubaka izina. Icyanyuma ni ukubaka balance life. Uzi umwanya w'urugo, umwanya wo gukorera Imana, n'umwanya wo gushaka ubuzima. Dufite abantu bahengama, bagahengamira yagiye gusenga ntavayo. Uwagiye gushaka amafaranga ntibuka ko mu rugo hari abana. Kugira ubuzima buri equilibre ni ikintu cy'ingenzi. Hanyuma Timoteyo yari afite inzitizi mu murimo wo gukorera Imana, wo kugenda. Hari abantu bazi ko bazakorera Imana ibibazo byose byarakemutse. Hoya, ntabwo biri ukuri. Yari afite ibibazo bikurikira. Ikibazo cya mbere cyari icy'ubwoko. Nari mvuze ngo ubwoko, aka karere k'ibiyaga bigari tuzi ico mvuze. Icya kabiri, yari afite ingwara imumereye nabi,
icya gatatu yari afite ikibazo cy'imyaka mike, kuyobora abayahudi ukiri umujene ntibivamo. Ikindi yari afite ikibazo cy'akarengane. Hanyuma ikindi yari afite ikibazo cy'ibice mu itorero. Kimwe mu byazimije ububyutse mu karere k'ibiyaga bigari ni ikibazo cy'amoko. Ni kimwe muri byinshi byazimije ububyutse, kubera ko uyu munsi turacumva intambara hano hafi y'imipaka. Hanyuma muri ibi bibazo byose, igisubizo Pawulo yamuhaye yaramubwiye ngo ujye wibuka Yesu yapfuye akazuka. Ibi bivuze iki? Ni ukugumiza Yesu muri santere y'umutima wawe, ugakomeza kumuhanga amaso mu gihe cyose waba ufite inzitizi, waba ufite ibibazo, Yesu agakomeza kuba uwa mbere. Hanyuma ikindi rero gikomeye, yaratumwe. Iri jambo rivuga ngo nimugende ntaho ritandukaniye no gutumwa kwa Timoteyo. Nagira ngo dutekereze neza, nihe Yesu yadutumye. Mu minsi ishize nagiye gushaka visa mu gihugu kimwe, ngeze kuri reception mpahurira n'umuntu tuzinanye, ahita arambaza ngo uraho pastor. Kuri reception baranyumva, ninje barambaza ngo uri pastor. Ntoya nturumva, ni ngo twabyumvishe, ndepoza impapuro, biba impamvu yo kunyima visa, kubera ko aho hantu nari ngiye nta mupasiteri yemerewe kuhinjira. Nakoze ikosa, njya gushaka pasiporo, mvuga ibyo nkora, mvuga ko ndi pasiteri. Ningira Imana ikarangira nzabihindura, nzashaka ikindi nandika. Kubera ko kuba pasiteri mu isi y'uyu munsi, kwitwa misiyoneri, ntabwo ari ibintu byaguhesha visa byoroshye, nta nubwo ari ibintu bigezweho cyane. Reka mbabwire inyota Imana ifite. Imana ifite inyota y'abahayiti. Imana ifite inyota y'abaganga bakomeye bajya kuvura mu Barabu, hanyuma imbuto y'Imana bamize igatuma batanga serivisi nziza, bakavuga ijambo ry'Imana. Imana ifite inyota y'abaenjeniyeri bajya muri Sudani y'Epfo gusana ibyangijwe n'intambara, bagatahana amadolari ko babwirije n'abene gihugu. Imana ifite inyota y'abantu bajya mu gisirikare barakijijwe, bakazaba abasirikare bakuru bahagarariye inyungu z'ubwami bw'Imana. Imana ifite inyota y'abacuruzi bakomeye, baba abahanga bakomeye mu bijyanye n'amafaranga, ariko bafite Imana muri bo. Ibyo ngiye kuvuga ntibigire uwo bigora, kuko nyirabyo yabivugiye ku mbuga nkoranyambaga. Umushumba umwe yagiye muri Korea y'Epfo, kwa Yongicho, yagiye kwiga uko bayobora. Hanyuma bamuha umuntu wo kumwitaho kuri hoteli, aramufasha, amukorera ibintu byose. Bagiye gutandukana, wa mushumba wacu w'inaha akora mu mufuka, amuha amadolari 100 yo kumushimira ko yamufashije kuri hoteli. Aramubwira ngo nyakubahwa, wari ukoze ariko amafaranga yawe sinyakeneye, ngewe naje kugukoreraho umugisha, ariko ndi nyiri Samusange ku isi, ni ngewe wona wa Samusa. Bashumba, dufite abantu bari kuri urwo rwego, bafite uwo mutima, bajya guhanagura inkweto ari bawo n'aba Samusange. Uzi ko dufite abantu bakira agahita agira n'iseseme, ukabona ko iseseme yaramwishe, akageza twamuhamagaye, tukabanza guca bugufi cyane ngo kubera ngo ko yafite angahe se. N'igihugu kiri mu nzira y'amajyambere, wowe ugeze ku buryo wumva Imana itagifite umwanya mu buzima bwawe. Nuko tudafite Imana ngari n'ubushobozi bwayo nuko ingana, twari kuba duciye bugufi, kuko iyo umuntu yikoreye icyubahiro cy'Imana aba aciye bugufi, kuko kiraremereye. Natangiye gukora ivugabutumwa rikoreshejwe itangazamakuru muri 2011.
nabonye inkuru ku gihe.com ivuga ngo leta y'u Rwanda ifite gahunda ko mu myaka 3 buri rugo rwose ruzaba rutunze smartphone. Nahise numva umutima ndibaza nta kintu twakora ngo tubasange muri telefone zabo, kubera ko ibarura ry'ubushize ryagaragaje ko abantu benshi bazinutswe kujya mu nsengero. Imibare igenda iteye ubwoba, barayivuze. Nta kuntu twabasanga muri telefone mw'abantu mwize IT n'ibindi, nta kintu mwadufasha ngo tubasangeyo barare bumvisha ijambo ry'Imana. Aho kujya hambere rero ni muri telefone zabo, buri wese ashoboye gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bwiza, byaba ari byiza kurutaho. Hanyuma ikibabaje rero, abantu benshi bari kuri YouTube singe wahera. Timote yagomba guhangana n'ubuyobe, yaramubwiye ngo uhane, uteshe, uhugure. Iyo murebye ibintu byinshi biri kuri YouTube ntimugira ubwoba. Ninde yababwiye ko kamera ivura ibikomere? Abantu birirwa bajye kurira imbere ya kamera. Ninde yababwiye ko kamera ivura ibikomere? Ninde yababwiye ko kamera ari umukansara? Mwabonye ko ibintu dupostinga Facebook nyuma y'imyaka 5 bigarura. Mwamenye ibintu babibikahe? Umunsi abana bawe nyuma y'imyaka 30 bazaba ba ministry, bakagarura video ya mama we yandagaza papa wabo, abanyamakuru bazayibakubitisha. Ndabizi neza. Umuminisitiri umwe w'intebe mu gihugu kimwe ntavuze, baraba diplomate muri Kenya, ico gihe yiga muri Guardian, akina yicaye hejuru y'umwirabura yamugize indogobe. Umva abana be muri Guardian bakina. Ejo bundi yiyamamariza kuba minisitiri w'intebe, abanyamakuru bagaruye ka gafoto, baravuga ngo uyu muntu yanga birabura kandi biri mu maraso yarabivukanye, berekana ka gafoto. Ibi bintu mupfa gupostinga. Tugomba guhangana n'ubuyobe buri kuri YouTube, hanyuma abafite ibyiza rero baricecekeye, bafite umwanya wo kubivuga. Hanyuma ikindi ni ukumenya gukoresha igihe neza. Mugende tubashake, tubazane, tubatoze, tubatume. Reka mbabwize ukuri, ukwiye kuzamuka imisozi mu mavi hatarazamwo amazi. Hari igihe kugenda uzaba utakibibasha. Ukwiye gusoma Bibiliya amaso akiri mazima, hari igihe kubisoma bizaba bikugora. Ukwiye gutanga amafaranga ukiyafite amafaranga ntahoraho. Ukwiye gukoresha umwanya ukihari. Ukwiye gukora kubiba imbuto z'amoko yombi. Dukwiye kumenya gukoresha igihe neza. Nagira ngo nsoze dusenge. Mugende mubashake, mubazane, hanyuma mubatoze, nimurangiza mubatume. Paulo yageze igihe aravuga ngo muhona agomba kubwiriza ntahasigaye. Umunsi umwe navuye mu Buhindi, nari maze imyaka nk'itandatu ngiye kubwiriza. Hanyuma abahindi ni miliyoni ni miliyari na miliyoni 400. Hanyuma nkabona nkibaza abantu bazigera bakizwa gute ryari. Turimo kumanuka Katare saa 11 za mu gitondo, ndimwo kurira mbabajwe n'abo bantu bafite imana zanditse muri leta, zifite ubuzima gatozi, ibigirwamana miliyoni 3 n'igice. Ushize mwiza abaturage bitungiye ni miliyoni nyinshi. Hanyuma abakristo ni 0.3, kandi nabo baratotezwa. Minisitiri w'intebe wabo yiyamamaza yaravuze ngo azica abakristo bose n'abasilamu. Yani kwica umukristo hariya ntaco bivuze. Nanjye bamfungiye mu mwobo, Imana irandokora. Icyo nagira ngo mbabwire, abakristo nitutaba strategique ngo tumenye ico gukora, abagambiriye gusenya itorero mu karere k'ibiyaga bigari bakora ku manywa na nijoro, kandi babishoyemwe amamiliyoni y'amadolari. Nta kintu badakora ngo ubukristo burimbuke. Hanyuma abantu barangaye gusa n'abakristo, nibo batazi ngo niki dukwiriye gukora, nibo batazi gukoresha igihe neza. Ariko ibisarurwa ni byinshi, abasaruzi nibo bake. Reka mbabwize ukuri, kuba dusenga imiryango ikinguye,
dukwiye kubiha agaciro kenshi kenshi, kubera ko ngewe hari aho ntazi ko ndi bugaruke. Madamu tubana naramubwiye ngewe ubanye no mu misiyoneri, umunsi wabonye ngiye singaruke uzarera abana neza, kandi koko birashoboka. Ariko icyo ngira ngo mbabwire ni iki, kugenda ntabwo Yesu adusaba kujya kure. Ntabwo Yesu adusaba kujya kure. Hera muri telefone yawe, hera ku baturanyi bawe, hera ku miryango ikinguye, hanyuma tugende tubazane tubatoza. Twunamisha amaso dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, uyu mugoroba tuguciriye bugufi, iki giterane kibaye kuri inshuro ya 4, turasenze kugira ngo imitima myinshi guhindukirire, dushoboze kukwakira. Birashoboka ko bamwe bahinduka kuba ibisarurwa baba bari hano, uvugane n'imitima yabo baguhindukirire, kandi abacitse intege ubagarure mu rukundo rwawe. Turasengeye iki gihugu turimo, turasengeye akarere k'ibiyaga bigari n'isi muri rusange. Ufite inyota y'ibisarurwa, turasenze kugira ngo uhagurutse abasaruzi, ariko n'ibisarurwa nabyo turasenze kugira ngo bibe byiteguye kwakira no kwinjira mu kigega. Ubuntu bw'Imana bubane natwe, ineza bikomeze kutugaragaraho mu izina rya Kristo Yesu, amen.